Bakunzi ba radio televiziyo umukino TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Mbasaba ko mwakomeza gukora subscribe ndetse comment na share kugira ngo dukomeze tujye turushaho kubona ibiganiro. Uyu mwanya rero ikiganiro ngiye kubagezaho nk'ubusesenguzi ku ikipe ya Rayon Sport. Nge ndibaza kuri bakunzi ba Rayon Sport, ese abayobozi bayobora Rayon Sport buriya ntabwo baba bayiryarya? Nicyo kibazo cyanjye. Impamvu nge nibaza icyo kibazo rero, bavandimwe bafana ba Rayon Sport aho muherereye hose, mu by'ukuri murabizi neza ko iyi kipe ya Rayon Sport niyo kipe ya mbere muri iki gihugu ifite abafana benshi. Ibyo ndabizi ko nta gushidikanya, urwo n'urucabana. Urajya kumva rwose mu bice byose by'igihugu Rayon iyo yakinnye yagiriwe amahirwe yo gutsinda, ujya kumva umuntu yo za Gikomere yo ukumva ati Rayon, ukumva iyo za Gikunda Mvura ukumva ngo Rayon, ukumva hejuru iyo za Rutsiro iyo mu birwa bya Bugarura ukumva ati Rayon. Rayon ukumva ko ifite abafana ahantu hose. Noneho ngiye ikintu kituma nibaza mvuga uti ese abayobozi bayiyobora ntibaba bayiryarya? Mbikurira ku bibazo by'ubukungu ikipe ya Rayon ifite. Kandi twese turabizi ko umuntu iyo afite abantu burya aba afite n'ibintu. Iyo umuntu afite abantu burya n'ibintu n'ubutunzi, nibwo butunzi bwa mbere kugira abantu bundi. None nge nkibaza impamvu Rayon ikomeza kugenda ihura n'ikibazo cy'ubukungu kandi ifite abantu. Nkibaza uti se buriya abayobozi babo ntibayiryarya? Rayon ko ari institution nini ikomeye iremereye muri iki gihugu, ni gute ibura amafaranga ugasanga irahora mu bibazo by'amadeni, ibibazo bijyanye n'amafaranga? ni ukubera iki? Nka muri uyu mujyi wa Kigali, Rayon Sport ni imwe mu ikipe ifite abafana mu bamotari, mu bacuruzi, mu bakarani, mu banyonzi, mbese mu bice byose bigize ubuzima bw'igihugu usangamo abantu bafana Rayon Sport. Ukibaza impamvu Rayon ibura amafaranga, kubera iki abayobozi ba Rayon Sport badakorerwa umushinga cyangwa se badakora imishinga igiye itandukanye ibyara amafaranga agomba gufasha ikipe mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bagahera ku mishinga mito, si ngombwa ko bahera mu mishinga ikomeye cyane. Nk'urugero, nimba Rayon Sport ifite abafana b'abamotari, abanyonzi ndetse n'abandi, ni gute Rayon itakora resitora ya Rayon Sport igashyira ishami ry'iyo resitora Kimironko, ikarishyira Nyabugogo, ikarishyira Nyamirambo, abamotari bakarira muri resitora y'ikipe yabo, amafaranga bajyana ahandi bakayajyana muri resitora ya Rayon Sport.
icyo gihe Rayon Sport ikahabonera inyungu zikomotse muri resitora Rayon Sport. Urumva ko iyo resitora ntabwo izarimo abamotari gusa, abakanishi b'abafana bayo bazaza kuharira, abashoferi b'abafana ba Rayon bazaza kuharira, abantu bagiye baciriritse bagakora n'izindi resitora ziri VIP z'abafana b'ababosi b'abakire ba Rayon Sport. Bagakora resitora zikomakomeye z'abafana ba Rayon Sport bariya bakagira. Ese ni amafaranga yo gutangiza ibyo bintu yabuze? Ntabwo ariyo yabuze, kuko babishaka babishyizemo ubushake bakwaka n'ideni muri banke bagakora iyo mishinga, kandi iryo deni ryakwishyurwa n'ibikorwa bigasigara ari ibya Rayon kandi bikayibyarira inyungu. Mu rwego rw'ubwikorezi ni kuki Rayon Sport itashoramo amafaranga ikagira amakwasiteri igakora agence, igakora agence ikagura amamodoka? Abanyarwanda kuki batayitega nimba batega izindi kandi basanzwe ari abafana b'ikipe yabo? Kuki Rayon itakora kampani y'ubwubatsi? Abafana ba Rayon bashaka kubaka bakanyura muri ya kampani, kereka niba amategeko wenda atabemera kuba bashora muri iyo mishinga yababyarira inyungu. Ariko nkanjye mu by'ukuri nk'umusesenguzi njye ndareba ngasanga iyo mishinga myinshi yatunga ikipe, ugasanga ikipe ibayeho neza. Ese kuki itakora kampani yo gukopa moto abamotari, nibura bakajya nka kuriya jari zibikora? Ese Rayon Sport irabibujijwe nayo igakopa moto ku bamotari, kandi ziriya nyungu tujya guhereza andi makampani? Abamotari bakajya gufata moto z'ideni muri kampani yabo ya Rayon Sport, no bakayiteze. No se barabakora babikora uko bahomba cyanze ukunze birungura. Icyo gihe ugasanga ubuzima bw'ikipe bumeze neza. Imishinga ni myinshi Rayon Sport yashoramo kubera wa mubare w'abantu benshi ifite, bakagerageza kuwubyaza umusaruro. Ese kuki Rayon Sport itakoresha amakaye n'amakaramu abana bakoresha ku ishuri, noneho abafana tukajya tugurira amakaye yanditseho Rayon Sport? Icyo gihe ugasanga ibyo nabyo bikungura ikipe. Imishinga ni myinshi mu by'ukuri. Niyo mpamvu njye nibaza ati se kuki abayobozi bayiyobora badatekerereza ikintu gikomeye ikipe nk'icyo, cyo kugira ngo ikipe ibone amafaranga ayitunga, kandi ku buryo ibyo bikorwa by'ubucuruzi babishoyemo ari nabyo byazabageza no kugira ute no kuba bakubaka na stade yabo. Niyo mpamvu rero njye nicara nkibaza nk'umusesenguzi, njye mbona abitwa ko ari abayobozi badatekerereza ikipe imishinga ibyarira inyungu. Njye mbona abo bayobozi baba baryarya ikipe, berekana ko bayikunda bayihagarariye, ariko rero kuki batayitekereza imishinga iyibyarira inyungu ishobora kugira icyo ibamarira, yatunga ekipe, igatunga abakinnyi, n'iyo mishinga akaba ariyo itegura za kade, aya makipe y'abana batoya, kubera ko ubwo bushobozi buba buhora. Ntabwo wenda tugaye ibikorwa, ariko mu by'ukuri nk'abafana mufite mukwiye kubabyaza umusaruro muri ubwo buryo, kandi mu ngeri zose bakisagaho, kandi mukabakuramo amafaranga. Kuko iyo muvuze ngo abantu bakore fundraising,
hari igihe wenda uwo mufana n'ayo 500 aba yayabuze cyangwa se yanayabona akaba akeneye kuyanywamo igikoma n'irindazi, ariko mu gihe aje kubinywera muri ya resitora ya Rayon Sport byanze bikunze hari umusanzu we abatanze mu buryo butaziguye. Rwose bayobozi ba Rayon Sport mu by'ukuri turabizi ko muritanga murakora kandi ikipe murayikorera, ariko nimutegura imishinga igiye iciriritse yafasha ekipe kandi abafana bakabigiramo uruhare, bahabwa serivisi kandi nabo bakagira icyo batanga, kandi cya kintu batanga kugira ngo bagitanga kandi bakagitanga mu bikorwa bya ekipe yabo bikazamura ekipe. Rwose ngewe icyo kintu nk'umunyamakuru ukora kuri radio televiziyo Umukino TV, icyo kintu narimaze iminsi ngitekerezaho mvuga ko nzakigeza ku bakunzi ba Rayon Sport, abavandimwe bagahaguruka ekipe mu by'ukuri ikagira imishinga imito n'iminini yayiteza imbere muri ibyo byo gukora amajansi atwara abagenzi, gufungura kampani zikopa moto abamotari, gukora resitora abamotari bariramo mu mujyi wa Kigali, gukora kampani z'ubwubatsi. Ibyo mu by'ukuri byose biri mu bintu byagirira ekipa akamaro kandi bikayitunga, kandi Reyo ikazamuka ntizongere guhura n'ikibazo cy'ubukungu usanga wibangamira, usanga amadeni ari umurengera ku ikipe, ugasanga rimwe na rimwe n'abayobozi bayobora ekipe ya Rayon Sport barashoramo imitungo yabo, ugasanga nayo irahomberamo. Kubera iki? Kubera kudategurira ikipe imishinga mito n'iminini yayibyarira inyungu. Nge mbona rero byiza mutahera ku mishinga minini cyane isaba amamiliyari, niyo mwahera mito mito mujyanye n'abafana, kuko abafana benshi mufite mu by'ukuri ntabwo ari babafana babatunzi cyane. Abafana benshi mufite ni rubanda ruciriritse, ni rubanda rugufi, ariko bakunda ekipe, ariko ubufasha bwo kwigira ute umusanzu wabo ugasanga ni muke cyane, ariko mushyizeho ibintu byatuma serivisi mubaha serivisi babafana nabo bakagira ikintu batanga baje gufata za serivisi mukabungukaho, za nyungu zikagenda zigatunga ekipe. Bavandimwe rero cyari igitekerezo cy'umunyamakuru ukora kuri radio televiziyo Umukino TV nabagezagaho. Murakoze cyane, comment zirakenewe, share ndetse na like kugira ngo ibiganiro mukomeze mubigeze ku bakunzi ba Rayon Sport aho baherereye ku isi yose. Reyo murakoze cyane.